Nongeye kugusuhuza wowe udukurikiye muri aka kanya, ndagira ngo tuganire kuri iki kintu cy'ingenzi gikomeye. Ese wigeze wibaza ngo ni ryari umuntu aba umunyabyaha? Ese ni ku myaka ingahe? Ese abakivuka, abayamenye kuvuga, abamenye ubwenge, se ahinduka umunyabyaha ryari? Ijambo ry'Imana iyo uryitegereje neza rikubwira igihe umuntu aba ari umunyabyaha. Iyo urebye Abefeso ibice 2 umurongo wa 3 haravuga ngo kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Hano ijambo ry'Imana ritwereka neza ridashidikanya, ridaca ku ruhande, ritwereka ko umuntu aba umunyabyaha ku bwa kavukire ye. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Dawidi we iyo urebye muri Zaburi 51 aravuga ngo dore naremanywe gukiranirwa. Icyo avuga ni iki? Ni uko umuntu yakoze icyaha muri Adamu. Umuntu ni umunyabyaha ku bwa kavukire ye muri Adamu. Ntabwo ari aho gusa, iyo unitegereje neza ukareba ibindi byanditswe, ukareba nk'Abaroma ibice 3 umurongo wa 21 hakubwira neza ko rwose twakoze ibyaha, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyi ntibashyikira Pawulo ayivuga muri present, ayivuga mu gihe cya none, ashaka kwerekana ko umuntu ubwo yacumuye muri Adamu ntashyikira ubwiza bw'Imana. Uyu munsi ntaho Imana icyubahiro kubera ko yacumuye muri Adamu. Umuntu ni umunyabyaha ku bwa kavukire ye muri Adamu. So ibi bishatse kuvuga ko umuntu akora ibyaha kubera ko ari umunyabyaha. Ntago umuntu akora ibyaha kugira ngo aze kuba umunyabyaha. Oya, bishatse kuvuga ngo umuntu ni umunyabyaha ataratangira gukora icyaha cya mbere. Uruhinja bishatse kuvuga ngo ku bwa kavukire yarwo ni urunyabyaha. Umwana mutoya avuka ari umunyabyaha. Rero ni ingenzi gusobanukirwa iki kintu, kubera ko umuntu aba ariho umujinya w'Imana ataratangira gukora icyaha. Aba ariho umujinya w'Imana ku bwa kavukire ye, nk'uko ijambo hano ritubwiye ngo kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Umuntu ni umunyabyaha ataratangira gukora ibyo. Impamvu umuntu aza gukora ibyaha, impamvu umuntu aza gutangira kugira umujinya ari umwana, impamvu umuntu aza kurira, bishatse kuvuga ngo uyu muntu arimo arakora ibi ngibi, arimo arabaho ubuzima bimeze gutya kuri ubu buzima bwe kubera ko ni umunyabyaha. Rero ndagira ngo nkubwire ngo bitandukanye n'ibyo abantu batubwira ngo ingeso nziza, ngo ngiye rwose sinzinda singira gute. Umuntu ujye umubwira ngo uri umunyabyaha utarakora ibyo ngibyo. Nubona uburyo bwo kubikora bizagaragaza koko kuri umunyabyaha. Urakoze cyane kudukurikira. Reka dukomeze kugira ibihe byiza byo kurushaho guhishurirwa Kristo. Komeza ukurikire amavideo yacu, ukore subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze tugane duhishurirwe ibindi byinshi biruseho.